gukerensa iby'Imana bitera ubuzererezi, kandi kumvira kw'igice ntago byemewe. Uyu mugabo bita Kayini n'undi bita Abeli bari abahungu ba Adamu, ariko bombi nubwo bari babyawe n'umugabo umwe bari bafite imico itandukanye. Icya mbere, Abeli yari afite umutima wo kuyoboka Imana. Kubera iki? Yabonye uburyo Umuremyi agaragariza ubutabera n'imbabazi abantu bacumuye, maze yakirana ibyiringiro byo gucungurwa afite ishimwe ryinshi. Mani magambo, Adamu na Eva barabicaje barabaganiriza abahungu uko ari babiri, bababwira uko Imana yabaremye, bababwira ukuntu Imana yabasuraga, maze bababwira ukuntu bacumuye, bababwira nuko Imana yerekanye ukuntu igiye kuzabacungura. Maze uyu muhungu abyumvise, Abeli aravuga ati burya maze kubona ko Imana ari urukundo, Imana itarishe data na mama, ibaho ikino cya gikomeye bari bakoze, Imana ni nyarukundo, maze abyakira afite urukundo rwinshi. Ariko siko byageze kuri Kayini. Kayini we yari afite ibitekerezo byo kwigomeka, maze yitotombera Imana kubera umuvumo wari warageze ku isi no ku kiremwa muntu ukomotse ku cyaha cya Adamu, maze yemera intekerezo ze kugenda mu murongo umwe n'uwateye Satani kwigomeka, kwishyira hejuru no kutizera ubutabera n'ubutegetsi by'Imana. We arivumbura. We amaze kumva amateka, aho kugira ngo bimve ko ababyeyi bakoze amakosa, ahubwo ahita arakarira Imana ati kumbi twe tubayeho neza gutyo, turasohoka kwirukanwa muri Edeni, maze ducirirwa ahangaha. Ibyo bintu birambabaje, maze arababara. Igitangaje, abavandimwe uko ari babiri barageragejwe kugira ngo berekane niba bazizera kandi bakumvira ijambo ry'Imana, nk'uko Adamu nawe yageragejwe mbere yabo maze agatsinda. Yaratsinze Adamu? Ntabwo yatsinze, yaratsinzwe. Icya kabiri, bari bazi neza uburyo Imana yashyizeho kugira ngo umuntu akizwe, kandi bari bazi cyangwa se bari basobanukiwe n'uburyo bwo gutanga amaturo Imana yari yarategetse. Bari bazi ko muri ayo maturo, muri kwa gutamba, ariho bagombaga kugaragariza kwizera Umukiza, ari we ayo maturo yacureraga. Nanone kandi bakamenya ko kubabarirwa kwabo ari we gushingiyeho, kandi bari bazi ko igihe bishingikije ku mugambi wo gucungurwa bazaba bameje ko bumvishe cyangwa se bumviye ubushake bw'Imana. Ibyo bari babizi, Imana yari yabigishije ibyo bintu, kandi bari bazi neza ko babisobanukiwe ko iyo amaraso atameneka nta kubarirwa ibyaha ari guhari. Bari babizi. Niyo mpamvu rero bagombaga kwerekana ko bazizera cyangwa se bizera amaraso Kristo ya Kristo nk'incungu yasezeranijwe, bakabigaragarisha gutanga igitambo cy'itambo cy'uburiza. Mani magambo, kugira ngo berekane ko bagandukiye Imana, kugira ngo bagaragaze ko bemera igitambo Kristo azatanga, kuko icyo gihe ntabwo cyagatanzwe, bagombaga kujya mu mukumbi bagafata igitambo cy'itungo ry'uburiza, bakazana iyo ntama, bakazana iyo nka, bakazana iryo tungo, bakarisogota, bakaryica, bakaritamba, maze bakasenga bavuga bati tugushimiye ko wemeye kutubera incungu, nk'uko twishe iri tungo turisogose ribabara, niko nawe uzasogotwa uzira ibyaha byacu. Turabigushimiye ko rero wemeye kutubera incungu. Ibyo biba bizi ko bagomba kubigenza. Ariko nanone ikindi bari bazi ko usibye ibyo, bari bazi ko bagomba kuzana umuganura w'ibyo bejeje bakawumurikira Uwiteka nk'ituro ry'ishimwe. Mandi magambo, baturaga mu buryo bubiri. Baturaga ubwa mbere igitambo bagisogose, bagaragaza ko bemera ko Kristo ari incungu y'abantu bose. Bakongera bagatamba uburyo bwa kabiri, bakazana icyo bita ituro ry'ishimwe, bashimira ko bari amahoro, bashimira ko Imana ibarinze, bashimira ko yabaye kweza, bashimira imigisha Imana yabahaye. Ubwo buryo buri bwo baturaga. Igihe rero baturaga igitambo cy'ishimwe, bazanaga ku maturo y'ibyo bejeje, ko ntabwo byari ngombwa kuzana igitambo gisogorwa. Ariko igihe bagiye gutamba berekana ko bemera igitambo cya Kristo, bazanaga ituro risogotwa maze bakaryicira ku gitambo. Ubwo buryo bwo gutura murabwumvise bwombi. None muri ubwo Kayini yakoze ubuhe? Turi kuganira muri ubwo Kayini yakoze ubuhe? Hari uburyo buri bwo gutamba. Icya mbere,
gutamba igitambo cy'itungo ry'uburiza kigasogotwa bikagaragaza ko bizera amaraso ya Kristo nk'incungu yasezeranijwe. Cyo ni kimwe. Kabiri, kuzana ituro ry'ibyo bejeje bakarizana nk'ituro ry'ishimwe. Ibyo ni bitandukanye. Mbere kwari ugutamba ituro ryo mu bitambo batanze bagasogota bari kwerekana ko bemera cyangwa se bizera amaraso ya Kristo nk'incungu yasezeranijwe. Ariko ikindi gihe baba baje gutamba cyangwa se baba baje gutura bakazana ku byo bejeje bari gutamba igitambo cyangwa se bari gutanga ituro bagaragaza ko banyuzwe n'imigisha Imana igenze gute ibaha. None bagiye gutamba gute rero? Abo bavandimwe babiri rero umunsi Imana yari yabasezeranije nk'uko yari gahunda ihoraho, nk'uko twebwe uyu munsi tuvuga tuti ku isabato no kujya mu rusengero tugasenga. Nabo rero bari bafite iyo gahunda ihoraho. Umunsi umwe rero abo bavandimwe babiri bubatse ibicaniro bisa, nk'uko twese tuza ku rusengero, twese tukaza ku rusengero ukabona twese turambaye dufashe ibitabo ukagira ngo tufite gahunda imwe. Ariko buryo tuje gusenga hano ntabwo tuba dufite gahunda imwe. Hari ababa baje gusaba Imana kwemerwa nayo no gusobanukirwa n'iby'urukundo rwayo. Hari n'abandi bazanwa n'ibindi. Ntabwo mu rusengero tuba dufite gahunda imwe. Abaje kwerekana impano zabo, abaje kwerekana uko batunze, abandi babuze iyo bajya bakiyizira gusa, batuye umunsi ni ku isabato nakundi twabigenza, batereka tujyeyo. Ariko hari n'abandi baza baje kwicisha bugufi, baje gusaba kwemerwa n'Imana. Aba nabo rero barubatse, bubaka ibicaniro bibiri bisa. Hanyuma buri wese azana ituro. Abeli yabigenje gute? Abeli yazanye ituro cyangwa se igitambo agikuye mu mukumbi akurikije amabwiriza yatanzwe n'Uwiteka. Uwiteka yita ku ituro rya Abeli maze umuriro uva mu ijuru utwika igitambo cye, bigenda neza. Ariko Kayini nawe yazanye ituro atitaye ku itegeko no ku mabwiriza Imana yabahaye, yazanye gusa ituro ry'amatunda. Nta kijuru ryigeze rivuga kuri icyo gitambo cyerekana ko bemeye iryo turo. Mani magambo, bari bageze mu muhango wera wo kwerekana ko bemera amaraso ya Kristo, kandi kugira ngo berekane amaraso ya Kristo baba bagomba kuzana itungo ripfa. Ariko uyu we yizaniye amatunda, yizaniye imyaka ku byo yejeje, aba ari byo atanga. Muri kumva yaratambye uko yagomba gutamba? Byari biciyemo? Mandi magambo rero yageze mu mwanya wa nyawo, arawukerensa, arawuhinyura, awuha agaciro gakeya, maze azana ibimushobokeye, maze ntiyagira umutima wo kugenza gute wo kwitanga. Dufite abantu benshi bazarimbuka batazize ko bayobewe ukuri, bazi neza buryo ki tugomba gusenga Imana, bazi neza uwaremye ijuru n'isi, bazi iby'amategeko asaba, ariko kuko bakenkeje iby'Imana bakabigendamo gake, ntibabihe umwanya, maze bakarimbuka bazize icyo ngicyo. Abeli igihe yatambaga yingingiye umuvandimwe wo kujya imbere y'Imana ajyanye ibyategetswe, kuko Abeli yabonye ko ikosa ryamaze gukorwa. Abwira Kayini ati, mugenzi wanjye, mukuru wanjye, ndakwinginze tanga ituro rijyanye n'uyu munsi cyangwa se n'igikorwa turimo. Arabimwingingira, ariko kwinangira kwe kwatumye arushaho gukomeza gukora ibyo yishakiye, kuko yari we mukuru. Rero yumvise atagomba gukosorwa na murumuna we, bituma ahinyura inama ze, arazisuzugura. Dufite abantu benshi b'ibigugu mu itorero, akora icyaha ukamusanga uko muti nyamara ibintu wakoze ntago ari byo, akakubwira atarya wabatijwe kangahe ryari 2015, uravuga iki se narabatijwe muri 1947? Akumva ko imyaka atinze mu itorero udakwiye kumukosora, kandi mu by'agakiza nta wa mu gitondo nta wa nimugoroba, bose bazahembwa kimwe. Siko biri tubwira, bazahembwa kimwe. Uyu nawe rero nuko byagenze. Urankosora gute uri murumuna wanjye? Kayini azi imbere y'Imana yivovota kandi yuzuye ubuhemu mu mutima we kubijyanye n'igitambo cyasezeranirijwe ndetse n'umumaro w'ituro nk'igitambo. Aza yivovota. Impano ye ntiyerekanaga kwicuza ibyaha, kuko yabikoze rwose yivovota. Yahisemo kwerekana ko yihagije ubwe
maze akora ibyo yishakira. Ariko mbere yuko ibyo biba, Kayini yumviye Imana, yubaka igicaniro, azana igitambo, ariko arangwa no kumvira kudashyitse. Dufite abantu benshi batazajya mu ijuru, barasengaga, bararirimbaga, barabwizaga, bakoraga imirimo yose y'itorero, ariko bakarangwa no kumvira kudashyitse. Twebwe twabareba bari mu nshingano z'itorero tukibwira ko byaciyemo, ariko mu mitima bafite kumvira kudashyitse. Tuzagira mu ijuru tuvaze tuti Imana, runaka na runaka na runaka na nyarunaka bari hehe ko bitangiraga itorero rurasengera ko riba barwubatse, kariba bazindukaga mu materaniro, kariba byagendaga gutya na gutya, tubatangira ubuhamya. Avuga ati rero abo barangaga no kwizera kutagenze gute, kudashyitse, tubabure bidutungure mu ijuru. Ni ibitangaza biziberayo gusa. Ntabwo imirimo dukora ariyo ikenewe ngo tugaragare ko turaba ingenzi mu itorero, ahubwo umutima utuma twakira Kristo tukumva tumunyotewe niwo mugabane ukenewe. No kwirirwa twisararanga ibintu byose twabyirukansemo, ibintu byose tubirimo, ni byiza kuko imirimo ni myiza, ariko ibyo ntabwo bihagije. Wa mutima ushyitse, dukora inshingano tuvunika, ariko tukazikora dushaka no kwemerwa n'Imana, atari kugira ngo abantu batwemere cyangwa babone ko ibintu tubikora neza. Uwo mutima niwo ukenewe. Rero Kayini nawe yubatse igicaniro, kandi Kayini yazanye igitambo kuko yari igomwe, ariko arangwa no kumvira kw'igice, kumvira kudashyitse, kandi byamuvereyemo kuba inzererezi. Ku bijyanye n'imivukire rero n'amabwiriza y'ibyobokamana, abavandimwe hano bari bataniye bose bigiye ku birenge bya Adamu na Eva. Bombi kandi umwe ntabwo yavutse ku mukiranutsi, undi ngavuga ku munyabyaha. Bombi bavutse ku banyabyaha, bavuze kuri Adamu na Eva. Reka babwire, abazajya mu ijuru si uko bavutse ku bakiranutsi, ahubwo ni uko bumviye gukiranuka. Abazajya mu ijuru si uko bavutse ku bakiranutsi, bavutse ku banyabyaha nk'abandi. N'abazarimbuka si uko bavutse ku banyabyaha. Dufite abantu benshi Imana izatangaho ubuhamya, bavutse mu miryango y'abapagani rwose, bakemera agakiza, bakabarwanya mu miryango yabo, ariko bagacika iyo ngoyi, maze bakajya mu bwami bw'Imana, bazatanga ubwo buhamya. Abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranyijwe, ahubwo babiroraga bakiri kure cyane bakabyishimira. ngo iki? Mbese burya nuko byagenze ya baba we, bari bafite kwizera gukomeye pe. None se aya magambo uri gusoma uyakuye he ko numva ari meza? Nanjye ndi kuyakura ku nsanganyamatsiko y'amateraniro. Amateraniro y'ahandi iwacu ku itorero rya Kabuye da. Mfasha ubimbwire neza, aya magambo yansobanurire yose. Ndumva aryoshye pe kandi unteye amatsiko. Ambo ndumva ufite inyota yo gusobanukirwa byinshi, ariko nanjye nisomeraga ubutumire. Ushaka kumenya rero ibiruseho, wabibwirwa n'umubwiriza niwe wateguye iyi nsanganyamatsiko da. Ngaho rero nyihera gahunda neza, numva iby'ubwo butumire. Amahanga yasubiranyemo muyaburire. Nawe ufite inyota ngwino muri aya materaniro, kuko ubu butumire burakureba. Itorero ry'Abadiventisiti b'umunsi wa karindwi rya Kabuye mu ntara y'ivugabutumwa ya Erayonofiri y'Uburasirazuba bwo hagati mu Rwanda, ribinyujije mu cyiciro cy'imirimo y'abagabo, ryaguteguriye amateraniro y'ivugabutumwa y'ibyumweru 2. Nuguhera ku isabato tariki 21 z'ukwezi kwa gatatu kugera ku isabato tariki 4 z'ukwezi kwa kane 2026, turi kumwe n'umubwiriza Tuyisenge Celestin mu nsanganyamatsiko igira iti kwa kwizera kw'abakurambere kuracyakenewe mu isaha dusohoyemo, ishingiye mu Baheburayo 11 umurongo wa 13. Gahunda y'aya materaniro iteye itya: ku isabato nuguhera saa 8 kugera saa 12 z'umugoroba. Ku wa mbere w'iminsi 7 dimanche nuguhera saa 10 kugera saa 1 z'umugoroba.
naho mu yindi minsi ni guhera saa 11 kugera saa 1 z'umugoroba. Muri aya materaniro turi kumwe n'amakorari mukunda cyane nka korari Emmanuel yo kuri RMS Kamukina, Urumuri yo ku itorero rya Kimisagara, Igihe niki ya Kimisagara, Cornerstone yo muri Asayuwara Nyarugenge, korari y'icyiciro cy'abatabazi ku itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi rya Gikondo, n'andi makorari atandukanye. sangiza abandi ubu butumire, twese tubyitabire.